Usimani, wowe inzuzo yawe ikiruzo yose na amafaranga mani. Ugiyese? Gigucuruza amana guko natse ko nzutse ndabyuka amafaranga yamugezeho sha. Inayatse meri. Wari wayatsinye koko. Kandi ubwaze ngo warugiye kuyakoresha ikintu kizima nyine. Reka ngubwire ingorano zagwira muri iki kibazo. Uriya mukobwa ushobora kuva mu mubiri urumva? Ndavuga gupfa. Noneho ushaka ko mpfa nyine. Reka ngubwire wowe. Buriya kuza kukiriyo nibwo byabirangiriye. Abakobwa bagira inshuti nyinshi. Yategera ku ariko ngiye ndi inshuti yawe. Magara. Najya nza ku gituro cyawe ngahakorera mbese ngakwibuka. Mfite ifoto yawe muri telefone yanjye. Usuru kurinda wavuga icyo abo bakobwa uvuga ni bangahe uzimuba aya nawe dukate buriya umuhagaze kandi we ni numamagaye oyi amafaranga ashaka nabizi neza allo meze neza wese uri kumbwira iki Usimani, wowe inzuzo yawe ikiruzo yose na amafaranga mani. 50. Usibe mhinzari ari kwa 2023 amafaranga 50. Kino nge nabikura. Diyo tuve 2022. Mbona nere mukuyenza amafaranga bose arage tugamwera kwa Adamiye. Kwa West wose twagezeyo. Man, hani mustatiti iciyo mu 50 pe. Koze nakona 35 sengani nayo nabona. Oh no. Sengani sana kwa ufashike kibazo kishaka gukora. Sawa na aribika nze nasabe mere nyine tu. Ndegani kende niba bayamereza nyine tu ngiye kukurikirana kohereza nabi. Erega narakubwiye nta kintu zambura na rega. Sawa na aribi na aribi. Nigeze kandi nakerewe ngigese gigucuruza amana guko natse ko nzutse ndabyuka ikibazo cy'amafaranga cyataje n'ukuri kw'Imana pe zitakaze ziko ngiye mu bimeze rwose n'indoma zina umuntu w'inshuti yanjye subiza ugeze bikorekerana fresh ndabizi mwana shudu 35 kwa ino phone kuri telefone yawe yanjye amafaranga se yari naye guhereza subize situnywani ndi guhamagara meri ahita yamereza mu kanyanja mwana mfite crise nize ko ivyo bicenda biwe ahita ubona ko Imana bikore fast sago amafaranga gose ujaguro yoreza abandi man 078 079 ari 079 00 58 zuzuye zuzuye ndazibona nayo ndikona nani yani nimero dusanzwe twerezwa iyo ugashizeho 35 zite nyagohereza natwe kwenye kuzanira mukanya mukanda senga Josi no so easy sawa regejo ngiye kumugira umugore amafaranga yamugezeho akosha zabe maso kanze mubaze amafaranga yamugezeho uri kurinda kumenya koko ubwo mama wa Josi niwe mukandutiye urakoze urugendo rwiza abimbwa ndi mugapfa